Yamani mumeze mutenesha ko urugarutse nanone umunsi mbazaniye iki umunsi mbazaniye filimi 10 ziri heart touching cyangwa se za filimi ushaka kureba zikaba zagukora ku mutima zigakora ku marangamutima yawe. Maze iminsi muri ya filimi ya Strong yarijije abantu ngo ariko hari izindi filimi ziba zaragiye ziriza abantu ahubwo nuko wenda zitatrendinze cyane cyangwa se niyo zatrendinze turi mu gihe cya Strong. Turera ku mwanya wa 10 turera kuri filimi yitwa Be Happy. Be Happy ni filimi yakinwe n'uwo type ura mwana wa Amitabh Bachchan. Mr. Shiv. दो तरह के पेरेंट्स होते हैं. hari ubwoko bubiri bw'ababyeyi. एक वो जिनके बच्चे उनके ड्रीम जीते. hari ababyeyi babaho indoto zabo babinyujije mu bana babo. Hano mafashe na pause niyo magambo n'umugore yisabwira uyu mugabo ati hari ubwoko bubiri bw'ababyeyi. Ubwoko bwa mbere bw'ababyeyi ni ababyeyi babaho indoto zabo binyuze mu buzima bw'abana babo cyangwa se babinyujije mu buzima bw'abana babo. Ari byo bya bindi nyine usanga umubyeyi ntiyize kwiga byaramunaniye, yifuza kuzaba umuganga byaramunaniye, yabona byaye umwana akavuga ati indoto zanjye nzazibaho binyuze mu mwana wanjye, agatangira kubwira umwana we uziga ubuganga nta kindi ugomba kwiga, ugomba kwiga engineering nta kindi ugomba kwiga, kuko wari izo ndoto yari afite cyangwa se yumvaga ari bwo buzima buhambaye buri muntu yakabayeho, akumva ko ubwo buzima bwo atabashije kubugeraho agomba kububaho binyuze mu mwana we, agatangira gutegeka umwana we icyo azaba cyangwa se icyo agomba gukora we yifuza kuzakora kera, cyangwa se nifuza kuzaba umusirikare nawe ugomba kuba umusirikare akabigushyiramo gutyo. Ubwo ni ubwoko bwa mbere bw'ababyeyi babaho indoto zabo bifuzaga kugeraho zarabananiye bakazibaho binyuze mu bana babo. Akana kaba gafite ikibazo mu ivi, kaba kagaragaza ibimenyetso ariko ntibabyiteho, bakavuga ngo biraho babana nako konyine batabana na mama wako. Akana nyamara nyuma baza gusanga karwaye kanseri. Akana kaba kikundira kubyina, kakabyina rimwe kikikubita hasi kajya mu marushanwa. Rero finali papa wako ntabwo akunda ko akana ke kajya mu bintu byo kubyina, ariko nyuma aza kubona ko hari icyo umwana yifuzaga. Mu minsi ya nyuma akavuga ati mwana wanjye nta kintu nagufasha, bakajyana kuri stage bagatwika bakabyina. Ni filime nziza ikora ku marangamutima yawe. Niba udakunda bya bintu ngo byacitse ngo byageze gute, ushaka kwireba kandi ukenjoyinga. Ni filime yakozwe na Rocky kuri website yacu iriho, ushaka kujyaho ukayireba www.films.com. Ku mwanya wa 9 turasanga filime yitwa Awake. Awake rero ni filime yakinwe n'umutipe aba ari umukire, agakunda umukobwa akaza bagakundana, bamara gukundana kumva uwo mukobwa aba ari umuganga ariko aza yigeze umukene kubera ko bari kuri diro. Baba baramenye ko uwo mutipe afite ikibazo cy'umutima, bakamwoherezaho umukobwa akaza akamwikundishwaho kugira ngo umuhungu bazamwice. Baramaze gukora ubukwe, umuhungu asigarana imitungo, uwo mukobwa asigarana imitungo y'uwo muhungu. Twagiranye ijoro ryiza iri joro, ibuke haraye hano hiye, mfite ubwoba ndabizi. Hey, you know what? Urabizi? Nusohoka muri ibi bitaro njye nawe turatangira azira gukundana, tugura inzu ku mazi, amafaranga yari hari umusore afite isuku beshya, tukitwirirwa dukina duserebura. Nuramuka uvuye muri ibi bitaro, uwo muhungu aragenda bagiye kumukuramo umutima. Mama aramubwira ati mwana wanjye uretse tukaguhuza n'abaganga. Mama aramubwira ati mwana wanjye uretse tukaguhuza n'abaganga, abaganga barenze bavura abaperezida, bavura abandi n'abandi, akora we bakakuvura bakagukurira umutima bakawutramplasa. Kumva umukobwa wamuhaye suggestion akavuga ati aba baganga abangaba ndabizeye, abangaba nibo nzi. Ubwo ni umuganga rero, none uwo muganga ubwo umubwira ibyo bintu ajya kumubwira ati muganga ibintu byo kubaga imitima usanzwe ubimenyereye, ibintu bizobereyemo. Akamubwira ati rero reka nkubwire na deal tugiye kujyamo ushobora kutagaruka, wasize ukoze ubukwe, nta mukunzi ufite ngo usige ukoze ubukwe. Kumva umutipe ubwo ngubwo kiba kiri kumushyirishamo kubera ko n'uwo mukobwa aba yaramuterese, aba afite deal n'uwo muganga. Mu kumukuramo umutima bigenda nabi, ariko simubwiye uko birangira. Ushobora kujya kuri website ukareba yitwa Awake. Ku mwanya wa 8 tuhasanga filime yitwa We Are Family cyangwa se ngo turi umuryango. Ni filime y'urushako rutarahereye abantu. Umugabo aba yifitiye umugore n'abana be babiri, ariko bakaba baratandukanye. Mu gutandukana kwabo bakishakira undi mukobwa, uwo mukobwa bagakundana, bari gupanga n'ibintu byo kubana. Umugore we noneho akaza kumubwira ko arwaye kanseri. Yavuga ko arwaye kanseri, itavuga ati ntabwo byakunda rero ngomba kugaruka tukabana mu minsi ya nyuma nkaba mwitaho. Ibaze iyo nkuru y'uwo mugore ukuntu ababara. Umugabo agiye gushaka undi umugabo agiye gushaka undi mugore, agiye kwisigira abana, biramubaza byatari. Ushaka kujya kuri website ukareba nayo ni filime yitwa We Are Family.
amashusho meza ya HD yakozwe na Rocky, imaze igihe ariko ni filime nziza. Umwanya wa karindwi turasanga filime yitwa Life in Year. Izi filime zose ziri related ku bintu by'uburwayi, ariko filime zirimo abantu barwara bagapfa usanga kenshi arizo zikora ku mitima y'abantu nyine kenshi. Life in Year ni filime yakinwe na Jaden Smith, uramwa na Will Smith, yikundana n'umukobwa nawe, umukobwa bikarangira nawe abarwaye kanseri, akamubwira ati uzagumya nkunde se ko ndwaye na kanseri. Umwana akavuga ati ngenda gukunda uko byagenda uko ariko kose. Papa we ntabwo aba abishaka, kuko papa we aba ashaka ko umwana we azabaho akiga akajya kuba dogita agakora ibintu biremereye, nta byo kuza kumubwira ngo umwana we ngari mu mikino ngo y'inkunda ngo by'ibiki n'ibiki. Umwana arabita byose akikurikira umukobwa urwaye kanseri. Rero ngo umukobwa hari ibintu aba atekereza kuzakora n'umukunzi we, harimo gusohokana, harimo kuryamana, harimo gutembera isi, harimo utuntu twinshi. Akavuga ati duhere ku cyambere tubikore, bakagenda babikora mpaka byose bikarangira umukobwa bitagenze neza, ariko baba baragerageje kandi aba yaramukunze, akamukunda uko ameze anarwaye ntabyiteho, bakakomeza bakabana. Ni filime nziza, ushaka kujya kuri website ukayireba, yitwa Life in Year. Ku mwanya wa gatandatu turasanga iginde bita Akish 2 cyangwa se Ashik 2, Ashik igice cya kabiri. Ni filime yakinwe n'uriya mugabo bamwita yakinnye Maranga, uriya mutipe wakinnye Maranga bamwita Aditya Kapoor. Ifite n'indirimbo yabo yabaye trend bya Atari yitwa Tumuhiho. Indirimbo yabo yitwa Tumuhiho yabaye trend bya Atari, Rwanda imaze kugera na miliyari kuri YouTube. Filime y'umutipe aba ari umuhanzi ariko akunda kunywa inzoga, akagenda mu cyaro kuririmbayo, agakata muri karitsiye ngo ari kwishakira inzoga zo kwinywera. Abava kuri stage akarwana n'umubouncer, akarwana n'umuntu uburi aho ngaho umutera ibigambo akamukubita gitari, abafana bakabirakariramo, akava kuri stage akagenda yasinze ariko ushaka inzoga muri karitsiye, agacana ku kabari akabona umukobwa uri kuririmba. Umukobwa akamukunda, akakunda Imana, akamubwira ati wa mukobwa nagufasha kabisa, bikagenda neza, akamujyana mu mujyi. Umukobwa afite ubwoba, ari umukobwa wo mu cyaro, bigacamo abaproducer ntibamukunde, ariko umuhungu akamubwira ati ngewe Imana yawe narayibonye kandi nakwizereye, bikagenda neza, agatangira akazamuka. Ariko umuhungu kubera kunywa amayoga n'ibiki, akabona azagumya gusubiza umukobwa w'abandi hasi, akabona iterambere amaze kugeraho azamufasha kurimusubirisha inyuma, agahitamo kwiyahura akamusiga. Umukobwa bikamubabaza, akabura icyo akora, agategereza ukuntu umuntu yamuzamuye yamukuye kuri zeru, byamara gucamo akaba amutaye. Filime nziza ushobora kureba, Ashik 2, niba ukunda ibihinde bya bindi bitari ibintu byo kurwana ngo umuntu amukubise ingumi ngo yidonda hasi ndarangira aragaruka. Filime nziza wareba kandi ukayikunda. Umwanya wa gatanu turasanga filime yitwa Bhaijang Bhaijani. Ni filime ya Salman Khan, ni iginde nayo. Salman Khan aragenda afata umwana uba waratandukanye na mama we akajya muri Pakistan, akamufata akamusubiza amukura mu Buhinde akamusubiza muri Pakistan. Iyo filime ikora ku mutima bya Atari, kubera ko asubiza ako kana, ibaze gufata umwana, none uwo mwana aba bana n'ubumuga bwo kutavuga, ntabwo aba yumva, ntabwo aba avuga. Ibaze gufata umwana ukamusubiza muri Pakistan. Tekereza gufata umwana ukamukura mu gihugu kimwe ukamujyana mu kindi, ugiye kumushakira umuryango, kandi bikazarangira nawubonye ariko umwana atavuga atumva. Agafata iyo decision akagenda, nta passport afite, nta visa, ntaki, akambuka. Ariko umwana bikarangira agize ute, amugejeje aho yakamugejeje, umwana akongera kubona n'ababyeyi be. Filime nziza, filime ikora ku mutima kabisa. Ngiye ku bwanjye nakayigize ya mbere, ariko irankinze ku mwanya wa gatanu, niko byagenze. Ariko njye nakagize ya mbere kuko narirebye. Filime nziza byatanye. Ku mwanya wa kane turasanga filime yitwa Straw. Ni filime yasohotse 2025, ikora ku mutima y'abantu benshi. Abantu benshi barayirebye ngo bararize, abandi byarababaje ukuntu umugore aba byaramugurukanye, byaragenze nabi, yarihirinze, byaranze, bikarangira ibyo yarwaniraga byose nta na kimwe abonye. Kumva bagize ikibazo ku bwonko, atekereza ko umwana we ngo ariko ibyo akora byose abikorera umwana we, kumva uwo mwana ababikorera abadahari, umwana aba yarayapfuye, kubyakira bikamunanira. Straw filime kuri website iriho, ngira ngo abantu benshi baranayirebye, ariko niba utarayireba ushobora kongera ukayireba. Ni filime ikora ku mutima bya Atari. Umwanya wa gatatu ni filime yitwa John Q cyangwa John Q. Filime yakinwe n'uriya mugabo, ni filime yakinwe na Denzel Washington. John Q ni filime yakinwe na Denzel Washington, aba afite umugore n'umwana
umwana we akajya mu bitaro, abaganga akavuga ati ntabwo tukuvura kuri mituweli, ntabwo tukuvura kuri ubu bwishingizi, ugomba kwishyura kampani y'ubwishingizi buremereye kugira ngo umwana wawe utagira ufite umugore heart transplants. bashaka kumuhindura umutima. Umugabo akavuga ati ntabwo bikunda. Umugabo aravuga ati kugira ngo umwana wanjye apfe rero ngo ntabwo ngo mumuvura, ngo dukeneye ngo ubwishingizi ngo n'ibiki. Ashimuta ibitaro byose akavuga ati mumvurire umwana, nta kindi njye mbasaba, simbasaba amafaranga, simbasaba iki, mumvurire umwana. Filime nayo ikora ku mutima, irababaje. Niba ushaka kuyireba nyine, ushaka kwicara ugatuza ukareba ubuzima ukuntu buba bumeze hanze, ntabwo biba byoroshye, abantu bose bagurukana nabyo. John Q wayireba. Mu mwanya wa kabiri turasanga filime yitwa Mrs Chatterjee vs Norway, cyangwa se umugore wa Chatterjee ahanganye na Norway. Ni filime yakozwe na Rocky. Ni filime y'umugore w'umuhinde, abafite abana be bakaza ngo nkabagaburira ngo akoresheje intoki, bakaza kubajyana, bagashaka kubamwaka ngo babajyane. Umugore agahangana nabo, agashaka abanyamategeko, akibaza guhangana n'igihugu cyose na sisiteme yose. Umugabo we ntamushyigikire, umugabo we ngo abashaka ngo ko bamwongerera visa, aba ari umu-engineer, akagera akihakana umugore we kabisa, akamutera akavuga ati umugore wanjye yarasaze, ibyo ngibyo ari kuvuga ngo nimubyiteho. Ariko umugore birangira abana be yongeye kugira kubegukana. Ni filime nziza, Mrs Chatterjee vs Norway. Ni filime wareba ukayikunda, niba ukunda udufilime dukora ku mutima, n'ibyo bintu byo kurwana. Ku mwanya wa mbere turasanga iyo filime. Ku mwanya wa mbere turasanga filime nasubirwaho yitwa Miracle in Cell No. 7, cyangwa se ibitangaza mu cyumba nomero 7. Ni filime y'umugabo aba yibanira n'ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe, akajya kugura igikapu. Agiye kugura igikapu umwana, agasanga umwana wa generali yakiguze. Ubwo umugabo iby'amapeti ntababizi, akavuga ati generali iki gikapu ndagishakira umwana wanjye. Generali akamukubita urushyi, umugabo akikubita hasi. Abaturage bakamusaka bavuga ati generali koko urakubita umusazi, ko urakubita umuntu arwaye mu mutwe? Generali ubwo bikagenda nabi, bikarangira umugabo akajya kwiragirira ihene. Yajya kuragira ihene, ubwo abana ba generali n'imiryango yabo baba bagiye gukina mw'ako gakaritsiye, ahantu bagiye kuragira ihene. Ari kuragira ubwo umuntu nubwo aba ari umuntu mukuru, aba yikenera n'abana bisanzwe, bagakina. Bagumye gukina, bakabahamagara ati ibyo kurya byabonetse abana, bakagenda. Ariko kakana ka generali kakagumya gakina na wa muntu urwaye ufite ikibazo cyo mu mutwe. Bagumye bakina, akana kakanyerera, kakagwa mu mazi kagapfa. Generali rero ntiwamubwira ngo umwana we ngaguye mu mazi ngo biri aho ngaho, bakamufunga umugabo. Bamugeza muri gereza, abafungwa bagenzi bakavuga ati umuntu wishe akana, bakamumerera nabi, bakamurakara, bakamukubita, bakabigira intambara. Ariko bamukubita bakabona bari kubasekera, bakabona umuntu turamukubita, akagumya aseka. Ubwo umugabo mukatira uwo gupfa. Ni filime ibabaje pe, niyo ya mbere ibabaje. niba wararebye udufilime kabisa, niyo ya mbere. Umugabo baramufunga, umwana we akaba ari hanze y'igipangu, nta guhura nawe, ntabazi ngo baramufungira iki. Aba yibaza ati ko ndi hano ndahamara iki? Ni icyo kibazo aba yibaza. Ntabazi ngo baranamufunze bamurenganya, ntabazi ngo n'ibiki. Aba yibaza ati ndi hano mara iki? Bigenda nabi, umugabo rwose akarengana. Ni filime y'inyaturukiya ikozwe na Rocky, twashyize ku mwanya wa mbere. Ariko kabonus hari filime yitwa War Room, nta muntu wayisobanuye, ariko niba ukunda kureba filime ziri hard touching, filime uzayireba. Niba ari agafilime warebye ukabona gakora ku mutima wawe, ushaka kwandika muri comment, mugenzi wawe akazakareba. Kinari Shakur, Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao.